Ikaze turagushimiye wowe wahisemo kubana na Samtech. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, kora subscribe kugira ngo uzabashe kutubona ikindi gihe. Hello my beautiful people, turagushimiye wowe wahisemo kubana natwe. Twitwa Samtech. Ku mbuga zacu nkoranyambaga wadukurikirana, ukadufollowinga, ugasharinga ibiganiro byacu, ukabana natwe umunsi ku munsi. While the world is asleep, your success begins. At the perfect time for focus, no noise, no distractions. We train you to succeed. Just your best performance. Your future shines. Join Samtech today. Your future starts here. Waduhamagara no kuri nomero, ushobora no kubooking appointment yawe mu gihe ukeneye consultation kuri visa, ndetse no mu gihe ukeneye ubujyanama ku mitangirwe ya visa mu bihugu byose bitandukanye. Appointment muri Samtech, nta kindi wakora no kuza muri browser yawe ukandikamo www.samtech.com, then ukabrowsinga, ugategereza ukabrowsinga hano website de kuno website ya Vita iza, then ubundi muri Samtech rero service tugira ni izi ngizi. Dufite service zigiye zitandukanye. Hari work and abroad placement, honga muri Samtech connect skilled professional and verify stable employer in Qatar, Canada, Italy, Australia. We handle various step of CV preparation and contract, so you can focus on your new career. Mwaramutse neza, igitondo cyiza kuri mwese. Hari ikintu nshaka kugira ngo nganirizeho abantu. Nifuje kuba sharing icyo twakwita visa consultation Canada visa consultation in general, cyane cyane especially ku cyo dukunda kwita express entry cyangwa Canada permanent residence. Ese warubizi ko ushobora kwa applyinga Canada permanent residence bakaguha ubwenegihugu bwa Canada ukiri mu gihugu cyawe? Ibyo bintu abantu benshi ntago babizi, ariko nicyo kintu twifuje kugira ngo tubamenyeshe kuri uno munsi. Mu by'ukuri iyi ni indirimbo twaririmbye cyane cyane nko ku bantu mumaze igihe kinini muri groupe yacu Samtech Immigration Update, ku bantu mumazemo igihe. Ndakeka ko iki kintu atari gishya mu matwi yanyu. So rero ikintu nifuje kubasharinga rero ni uburyo ki abantu mukomeza kubona hari abantu bagenda, famille ziragenda, abantu bari kugenda bajya ku airport bagenda, ariko ntimenye ngo abantu bajya hehe, korerwa hehe, bakorera hehe. N'uyu muntu umva abanyarwanda tubera bacuye, ntago ushobora kumubaza ngo wanyuze he, ninde wagufashije, wagiye mu bici mu biki, wanyuze hehe, ngaguha amakuru. Nuzaguha amakuru azaguha amakuru y'igice. Impamvu ni iki? Nuko twe turi babi, tugira ishyari, tugira inzika, ntitwishimira iterambere ry'abandi. Muri rusange tubanaho ku buryarya. So rero niyo mpamvu ubona umuntu muri gukorana mu kazi ukumva ejo aragutunga aragusezeye ngo I'm sorry, ndagiye. Uwo nguwo aba ari n'imfura abaguseze. None hari ubona atanaje no ku kazi. Abenshi bajya bakunda gusiga akazi, ukaba ukibaza runaka ko ataza mu kazi, ukazashiduka we akasasezera ko yagezeyo. Ni nabwo buryo bwiza njye na consulta abantu muri Samtech. Niba ugize amahirwe yo kujya hanze, niba ugize amahirwe kujya hanze biceceke,
paka ugeze iyo ugomba kujya. Nunarangiza noneho nyakwa kundi abantu mukora mwifotoza muri ku ma airport, nge abantu nkoreye cyangwa abantu ngiza kenshi nkunda kubabwira bagapostinga amafoto ku ma airport ari uko bamaze kugera mu gihugu bajyamo. Impamvu ni yihe? Impamvu nuko nyine harimo ibyo bintu by'amashyari, harimo ibintu by'iki, hari n'igihe urugendo ushobora kukugendekera nabi ukagaruka. Iyo ugarutse rero wasize usezeye urabyumva nyine utangira kureba nka kwa kundi nyine ugenda ureba hasi cyangwa bigutera ipfunwe kandi bitari ngombwa byaraturutse ku magambo yawe. Mu kugira kutagira ibanga, mu kugira amagambo kwawe bigutera isoni z'igihe kinini. Karaduseze ngo kagiye hanze, none se ko tubona noneho byanze byamugendeke bite? Nukuvuga ko rero ibyo bintu ugomba kubiteganya, ntubugomba gusezera mbere utaragera iyo ujya. Reka twigarukiye kuri icyo kintu cyacu rero. Impamvu rero muzabona abantu mukorana, mukabona abantu baragiye, ukabona runaka yagiye twakoranaga none agenda famiye, ukibaza ahantu ibintu bituruka, abantu bajya he ubundi bajya mu biki, bagenda mu biki? Nta bundi buryo buhari rero. Abantu benshi bari kujya muri Canada cyane cyane ku banyarwanda. Iri ni kuva 2025, kuva 2025 Canada yarakinze yazamuye pasiporo y'u Rwanda ishyira kuri standard iri hejuru. Yashyize kuri standard iri hejuru ku buryo umunyarwanda yemerewe kwa applying permanent residence. Noneho akayapplyinga akajya gutura muri Canada n'umuryango we wose. Mu by'ukuri reka twibutse abantu ko kuba wabona second nationality bitagukuraho kuri umunyarwanda. Just bikore ari nko mu buryo bwo kugira ute bwo kubona nyine ugiye nko guhaha nyine ugiye gushakira amafaranga, kuko ni hari mu bihugu byo hanze uragenda ugapagasa. Aricyo kintu nkunda nko gukonsulta abantu, pagasa, shaka amafaranga, nurangiza investing ishoramari mu gihugu cyawe, nibwo uzumva uri safe. Ariko ntuze investing mu gukora ibintu bidafite ubuziranenge nk'ibyuma nyine bitazakugendekera nk'uko byagenze. Rero mu bintu rero bifitiye abanyarwanda akamaro, ibyo ni byo bintu ugomba ku investingamo. Ni ukuvuga rero ku itariki guhera ku itariki 25 rwose z'ukwezi kwa gatatu 2025 muri express entry ntago ukeneye icyo bita job offer letter kugira ngo ubashe kwa applyinga cyangwa ubashe kuba eligibility mu kwa applyinga Canada permanent residence. Icyo rero nicyo kintu cyagoraga abantu rero. Ariko ibindi bintu, hari ibintu rero bigora abantu, ugasanga abantu barashaka ibintu byoroshye. Ibyo bintu rero bikaba ari byo bintu bibatura cyane cyane sometime mu gutuburirwa kubera iyo weakness bafite. Abantu bafite ubunebwe barashaka kujya mu ijuru badapfuye. Sore kuba nkoresheje iryo jambo, ni ukuvuga abantu barashaka kujya hanze mu buryo nyine nkaho umuntu uri kugukorera visa ambasade ari yase. Muri Samutekere dukunda kugira ukuri kwinshi cyane, ari cyo mpamvu wenda abantu benshi batadukundira. Tukubwiza ukuri, ntabwo twege tuhari kugira ngo dukore itandukano n'andi majansi. Tukubwiza ukuri ku buryo ushobora no kuzuzanya amafaranga yawe ukagenda uyasubiranya iyo. Muri comment wenda abantu barabyandika bo byagiye bibaho, abo twabagiye tubazana amafaranga yabo tukavuga ati ntibishoboka, iyi nzira consultation twaguhaye amafaranga yawe yasubirane rwose, tuyatwaye twaba tugiye kuyarira ubusa. Impamvu nta yindi nuko tuzi ko amafaranga ku munyarwanda kuyabona biba byamugoye. Aba yagurishije utuntu twiwe, aba yagurishije ahatunze, ahatuye, aba yagize ute, aba amafaranga arasevinze yica nikize. Rero uwo muntu kumukorera showadiro mbi bigaferinga cyangwa bikanga, n'amafaranga ye akagenda umukoreye umubare nabi. Niyo mpamvu tukubwira ngo mbere yuko wishora muri bino bintu, mbere ko wishora muri bino bintu, saba consultation, ubujyanama. Usanga umuntu akugira inama cyangwa muze tubagira inama uburyo ushobora gukora application yawe.
apana guhita ufata ngo widumbukize ugwe mu bintu ejo usange urimo urashya. Ibi ntabwo ari ibintu abantu birukira, ntabwo ari ibintu bisaba ngo ukunde ubijyamo ufite amakuru. Kandi niba umaze gukora consultation cyangwa hari umuntu uguhaye consultation, fata umwanya nawe ukore research kuri bino bintu. Ni ibintu biba biri online. Ntugire ngo umuntu uzagukora visa application akora muri ambasade. Ntabwo twege turi ambasade, ahubwo turi abajyanama mu mitangirwe ya visa. So rero ufata kuri consultation twaguhaye nawe ukore research. Ukore research. Umuhanga umwe nawe wavuze ati umunyarwanda cyangwa abanyafurika ushobora umuhishe zahabu mu butaka yayikura akayibona, ariko uyimuhishe mu gitabo kuyibona biragoranye. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga iki? Turabanebwe ku bintu byo gushaka information zatugirira umumaro, tukaba abanebwe mu gushyira mu bikorwa ibyo twabonye, tukongera tukaba abanebwe mu bintu byo gufata risk no investing. So ibyo bintu rero utarabikizwa cyangwa utarabifatira umwanzuro, inzozi zawe zizakomeza zibe inzozi, uzakomeza uryame urote, your dreams never comes true. I tell you the truth. Uko niko kuri. Kabiri, ibi bintu bisaba icyo bita consistency, guhozaho, kudacika intege. Kuko ushobora kubikora no munsi bigafailinga, ariko ejo wabikora bigakunda. Dufite ubuhamya bw'abantu byagiye bikunda muri ubwo buryo. So rero mu by'ukuri reka twongere tugaruke kuri Express Entry. Ni ukuvuga kuri Express Entry ku banyarwanda wemere kuyapplyinga. Wakwibaza ngo uyapplyinga gute? Ni ukuvuga ngo Rwandan citizen can apply for Canadian permanent residence while living outside of Canada. Facts: thousands of people migrate directly from countries like Rwanda every year. Canada Economics Migration Program. Most common pathway is Express Entry, especially the Federal Skilled Worker Program. Ni ukuvuga ko ibihumbi n'ibihumbi by'abantu binjira ku butaka bwa Canada banyuze mu cyo bita Express Entry, cyane cyane bagene ku cyo bita Federal Skilled Worker, ku bantu basanzwe bakoze, basanzwe ari abakozi, basanzwe bakora, basanzwe bafite CV nziza. Ntago bavuga ngo bapfuye kugutwara udafite ahantu wakoze, ngo bapfuye kugutwara nyine uri aho ngaho no mu gihugu cyawe kubona akazi byarakugoye. So rero ushobora kuba udafite iyo work experience, ariko ukaba wenda warikoreye cyangwa ufite ibindi bintu, kandi iyo work experience ni ikintu abantu bashaka gushaka kandi ukakibona. Ntabwo ngiye kukubwira ngo ni gute wayishaka, ariko ubwo buryo burahari. Icyo rero nkivugiye kugira ngo umuntu atavuga ati se ko ngewe kuva nasoza kwiga ntarabona akazi, iyo nuza nayibonane. Hari uburyo bwinshi rero impamvu tugukonsulta kuza gusaba consultation. Ni ukuvuga ko rero main categories abantu bapplyingamo Canada Express Entry bari mu hanze ya Canada, hari iyo bita Federal Skilled Worker FSWP, niyo ibiri most popular cyangwa iri suitable. Ni ukuvuga ko rero ushobora kuyapplying ufite nibura umwaka umwe experience y'umwaka umwe muri icyo kintu uri ukora cyangwa wigiye, ukaba ufite icyo bita minimum language required. Icyo gihe rero minimum dukunda kuvuga muri language, dukunda kuvuga tuvuga Icyongereza, tukavuga Igifaransa, ariko most playing a big role ni Igifaransa. Igifaransa ku bantu bavuga Igifaransa bize ku bwa Rwabugiri bazi Igifaransa, ariko young generations Gen Z mu Rwanda abazi Igifaransa ni bakeya pe. Even nanjye uri kubabwira ngiye nta Gifaransa, kandi Igifaransa bwo bakigeranya nk'ikinyabupfura. Ni ku muntu wize Igifaransa, ku muntu utarakize ari mutoya biragoranye.
ni nk'ikinyabupfura ni ikintu udashobora gutoza umuntu yarakuze. ubwo umuntu niba yarakuze nta kinyabupfura afite ntabwo ushobora kukimutoza. n'igifaransa rero biragoye kuba wakiga gukora izi certificate uyikuremo utakizemo utakizi. ariko hari abantu bashirika ubute pe, ahubwo ibyo abantu babonamo nka weakness we akayibonamo nka opportunity. so rero ni ukuvuga ngo iyo ushoje kubona izi certificate, imaje uze kubona izi certificate z'indimi, urugero wenda nk'iyi experience entry, ukaba ufite ukaba ubwawe ufite icyo bita TSF Canada, icyo gihe urapplying basaba nibura kuba wagira amanota 67% muri twita Federal Skilled Worker. ibyo rero bagenderaho ni ibyo ngibyo, bagendera kuri ufite experience, ukaba ufite language certificate, ukaba ufite bagafata diploma yawe education bakayikorera education assessment, education certificate credential assessment, noneho ukaba ufite icyo twakwita nk'amafaranga ari mu rugero nyine ko yagukorera ibyo bintu, kuko ntabwo izi serivisi uzishyurira uzikorerwa ubuntu, hari amafaranga, hari fees wishyura. kabiri, hari amafaranga bagusaba kuba ufite kuri konte yawe nk'amafaranga yo kuzagufasha y'itangiriro. tuvuge niba ugiye mu kindi gihugu ugiye gutangira ubuzima, kubera ko ugiye gutangira ubuzima rero ntabwo kimwe cyose bazakigufasha, ugomba kugaragaza amafaranga makeya nibura yibanze. ayo ngayo rero ushobora gushaka umucuruzi cyangwa inshuti yawe akayagucishiriza kuri konte, ariko akaba ariho mu gihe uri gukora ibyo bintu. ni ukuvuga rero ubundi buryo bwa kabiri ni professional nominees, PNP, Canadian Province Nominate Nomination Business Nominees. akenshi kunda kumenyega bagenda ku cyo twata ngo abazewe rero bita amahirwe yo kubona invitation iturutse muri province. icyo gihe tuvuga abaganga, habonekamo abakanishi, abaplambi, abantu bakora ibintu bya plumbing, abantu bakora ubwo ni water sanitation, abantu bakora ibintu by'ubwubatsi construction, aho baniho babonekamo. none hari n'ikindi twita Canadian Express Class, only people with qualified Canadian worker experience, ni abantu bafite experience n'ubundi ikenewe muri Canada, igendanye na experience yo muri Canada. Kora muri rero ni ukuvuga ko muri federal abantu benshi bakunda kuboneka hano muri twita ngo ni Federal Skilled Trade Program. hano habonekamo electricians, web n'abasuzi, bakantare, applier, mechanic industry trade, abo bose baboneka muri iyo bita Federal Skilled Trade Program. ubwo rero wowe urinde wo kwiheza. ni ukuvuga rero muri rusange muri rusange iyo ushaka kwapplyinga iyi muri express entry, nkatwe nka Samtech cyo tugufasha kugukora icyo bita check eligibility. tubanze kugucekinga tukakubwira ati ibi bintu bikore bizavamo, cyangwa rwose nta kirimo urimo uragwa mu mateke rwose, icyo tukakubwiza ukuri. ikintu cya mbere ugomba kuba ufite passport. birababaje kwiyangaza kujya muri bino bintu udafite passport, kandi birabaje kuba uri umunyarwanda igihugu gitanga amahirwe ukaba udafite passport uri umunyarwanda usobanutse muri uno mwaka 2026 muri kino kinyejana turimo. ugomba kuba ufite passport. passport y'u Rwanda ni passport nziza iri mu bihugu u Rwanda rufite passport muri Afurika, ni passport iri mu bihugu bya mbere bifite byemerewe ku free countries traveling kujya mu bihugu bitandukanye nta visa, hafi ibihugu bigera muri 60. ni ukuvuga ngo rero iyo ufite iyo passport ugomba kuba ufite passport, ukaba ufite iyo bita icyo twita skilled work experience, ubwo ni CV yawe, ukaba ufite education qualification, none ukaba ufite English cyangwa French language ability. ubwo ugomba kuba ufite IELTS cyangwa ukaba ufite TSF cyangwa TEF Canada.
izo ni certificate dutrainingamo abantu, izo ni certificate dufasha abantu kuba bazibona, yaba ku bantu batabashobora kuza muri Samtech Language Training Center, abo bantu tubahereza iyo bita Samtech TSF package, ukaba wabasha kwigisha online. Hari ihera ku mayero 25, ku mayero 50, ubwo reka nyavuge mu manyarwanda, ku bihumbi 30, ku bihumbi 50, ku bihumbi 60, ku bihumbi 100, ku bihumbi kugeza ku bihumbi 300. Ni ukuvuga ngo buri package uko igenda izamuka niko ibigiye irimo practice and theory zishobora kugufasha kuba wakwiga ugatsinda izi certificate. Nkuko abantu rero wiga online, nkuko abantu bigira gukora provisoire, ibizamini biba bihari, playing ukuntu biba bikorwa, abari écrit, ari ukwandika, ari ukumva, ari no gusoma, ibyo byose no kuganira. Ibyo nicyo kizamini bakunda gutanga ahanini. Ni ukuvuga ko rero muri ibyo bizamini iyo ubashije gutsinda ukagera wenda nka C1 C2, icyo gihe ufite amahirwe yo kuba wagira ute wakwapplyinga Canada Express Entry. So ni ukuvuga ngo rero ikintu gikunda guca abantu intege ni uko bino bintu babijyamo azi uko ari ibintu arahita akora ukwezi kumwe agahita agenda. Bro, iyi ni nuza ifata igihe, iyi porogaramu ifata igihe, kandi gufata igihe nawe biguha umwanya uhagije wo kwitegura, uwo gushaka amafaranga abazakenerwa muri bino bintu. Ni process ishobora gufata umwaka wose, amezi 12, etape by etape. Nukuri uvuga rero journey from Rwanda to Canada PR, hachekingwa ibyo bintu. Ikindi nuko ugomba kuba ufite proof of settlement funds, ukaba ufite no criminal, ikindi ufite good medical condition, umeze neza rwose. Step ya kabiri, to go determining icyo bita NOC occupation. NOC occupation tubanza tukareba ngo NOC means National Occupation Qualification. Tubanza kumenya ngo urubarizwa mu yihe domain. Ese ni software engineering, ni accountant, ni teacher, ni nurse, ni hotel manager, HR officer, electrician, chief. Iyo tuvuze chief ni aba bashefu b'ibikoni bari muri kare ya hospitality. Izi nuzamba bwe hejuru rero nizo akenshi zikunda kwibandwaho. Noneho muri language test ugomba kuba ufite iyo bita RX, cyangwa ukaba ufite iyo bita CRPI general, ariko cyangwa ukaba ufite TSF Canada, cyangwa ukaba ufite TEF Canada. Ni ukuvuga ngo high language score, high score. Ni ukuvuga ko niba ufite language certificate, niba ufite nuza language yawe, cyangwa uburyo uvuga mu rurimi cyangwa uzi mu urwo rurimi, byongera amanota. Kandi ku amanota meza, kugira amanota meza egare n'ubundi kubituma nabyo ubasha gutsinda iyi Express Entry bakaguhereza permanent residence. Step ya kane, dukora icyo bita obtain education credential assessment. Ni ugufata za diplome zawe. If you are study outside of Canada, your education must be assessed. Common organization dukunda gukoresha twege iyo bita WES. Nukuvuga ko nukuvuga diplome yawe without credential assessment ntago nuza diplome yawe ibasha kuba qualified. Kandi ukeneye kuba foreign qualification kugira ngo ube ubasha ufate diplome yawe bayishyire kuri standard yo muri Canada, ubashe kuba wabasha gukorerwa translation nuza yawe bayihe agaciro. Nkuko hano mu Rwanda abanyamahanga bize mu Rwanda, iyo ukeneye kugira ngo diplome yahabwe agaciro uyijyana kuri heki bakayikorera equivalence, bakaguhereza bakakwemera kuba wakora.
ni ukuvuga rero iyo ibyo byose birangiye, step ya gatanu habaho icyo bita calculate your score. Amanota rero calculating bagende kuri language ya language result, bagafata diploma kuri finance and excellence, rero nicyo bita comprehensive system score. Ibyo birangiye ko cyo bita kaba gatangiye tugukora icyo bita tugucreatingira iyo bita expense entry profile, tuko uploadingamo ama data, twarangiza tugasubmitinga ukabona invitation. Iyo ubonye invitation bikongerera amahirwe yo kubona PR, ariko ni ukuvuga ngo ushobora no kubona iyi invitation ariko nube wabona PR, cyangwa nimvuga PR wumve visa nyine yo kwimuka muri Canada n'umuryango wawe wose. Icyo gihe rero rimwe tuzabakora ikindi kiganiro tubasobanurira impamvu nyirizina ushobora kuba wabonye invitation ariko ntubashe kubona visa. Hari izindi criteria bagenderaho. Ni ukuvuga ko rero utegereza iyo bita invitation to apply, iyo dukunda kuyita IATA. IATA rero iyo ibonetse tugukora application, tugasubmitinga your document for akenshi utegereza nk'iminsi 60. Mu byangombwa rero dukoresha turi gusubmitinga ni passport, police clearance, medical exam, employment letter, education document. Twarangiza tukauploadinga muri your language test result, proof of funds, marriage certificate ndetse na birth certificate z'abana bawe z'abagize umuryango. Ubwo iyo tumaze gusubmitinga tubona icyo bita biometric letter. Biometric letter imaze kuboneka rero, ubwo ni letter kuri commandinga kujya gutanga ibikumwe, fingerprints, gatanga amafoto. Icyo gihe turi ibyo bikorerwa kuri VFS, Visa Application Center. Step ya gatanu rero ubwo ni step ya 9, ni step ubundi zigera kuri 11. Ni ukuvuga step ya 10 rero nta yindi aba ari ukureviewinga yo, ni ukuvuga ko application yawe ibigiye kuba processed. Ni ukuvuga ko IRCC, Immigration Refugees Canadian Citizen, reviewing your document, your case, kareba kuri case yawe, reviewing ability, background, igacheckinga medical exam, criminal record na security, then bagahita baprovinga your PR. Icyo gihe nibwo uhita ubona message ikubwira ngo congratulations have been selected, your PR has been approved, now you become Canadian permanent residence. Icyo gihe rero uhita ubona invitation ikubwira ko ugiye gutwara passport yawe, ugiye kujyana passport yawe kuri VFS, watangiye ibikumwe bakaguhereza visa y'abagize umuryango wawe wose, mugahita mu Kanombe mugafata indege mukajya kuba abaturage ba Canada. Icyo gihe rero ushobora kujya muri Canada ugaturayo imyaka 5 cyangwa 10 cyangwa 20 cyangwa 30, amafaranga wakoreye ukazugashaka wenda ma etage, ukubaka ama etage, ukubaka ibikorwa bifatika mu gihugu cyawe. Aha rero ndagaruka kuri ya ngingo iterambere ry'aba diaspora mu gihugu cyabo, investment cyangwa ushoramari mu ba diaspora mu gihugu cyabo. So mujya gukunda kumva ngo imitungo y'abantu yafatiriwe mu bihugu bitandukanye, akenshi byateguka abantu batashatse ko investing ibintu bikomeye mu gihugu cyabo, ahubwo bakumva bashaka kubikorera hanze, akariho ugwiza imitungo yawe. Icyo gihe uba uri kubaka inzu yawe ku mucanga. Kora ibishoboka byose uze wubake ukora ibikorwa byawe mu gihugu, ubahiriza amategeko y'igihugu cyawe, nta hantu uzagongana n'amategeko y'igihugu cyawe. Serivisi zawe nta hantu heza nko kuinvestinga iwanyu. Ba diaspora mu nkurikiye rero, izo ni inama tubahora tubagira. So rero ni ukuvuga ko rero iyo ugeze mu myaka wenda nka 70 80 wisazira mu bihugu by'amahanga, taha iwanyu uze
ujye ku mbuto n'amatunda uba wararuhiye, uba warakobokeye bwa wa muntu ati amafaranga y'icyuzi yacu tuba twarakobokeye, nawe uba wayakobokeye, ugeze mu gihe cyo kugira cyo kutuza mu gihugu cyawe, noneho ugasigara utungwa n'abana bawe. Abana bawe n'abandi watwaye kera ucyapurayinga, uyishatse ubasigayo bagakomeza nabo ubuzima, wenda bakajya baza kubasura muri abadadi n'abamami mushaje mukuze, reka ne gukoresha ijambo mushaje mukuze. So rero nta muntu wakwifuza, abantu bose nta muntu wifuza gusaza nabi, buri muntu wese yifuza gusaza gutyo. Icyo nicyo nakwifuriza abantu mugana muri Samutec. Ni ukuvuga ko rero reka ngire iki akarato babwira twita how CRC computing how calculate amount calculating, uvuga ngo babasha kumenya application banyikuka amashi urimi expense gorambe, noneho niba ufite umufasha cyangwa utamufite nabyo byongera amahirwe kuba umufite, ndetse akaza nicyo twita addition point. Addition point rero ni zira professional means French speak ability. No kuvuga ko rero niba ufite young applicant receiving more points, mukumva ko kantu, ni ukuvuga ko abantu batoya bafite imyaka mikeya baba bafite amanota menshi. Impamvu wakwibaza ni iyihe? Nuko uba iyo ugiye muri kiriya gihugu ugiye gukora, iyo ugiye gukora uba uri kubinjiriza umusaruro, umusoro. Icyo gihe rero baba bakeneye abantu bazakora igihe kinini. Rero abantu rero muri kubona muri kujya mu zabukuru muka mudashaka kugenda, mufite ibibazo. Ariko n'abantu basa nkaho bakuze nabo bafite ikindi kintu barusha abantu batoya. Ikintu babarusha working experience. Niba uri mutoya ari gugisoza kwiga, ntabwo unganya experience n'umuntu wakoze kuri First Republic. Ubwo rero aho ngaho niho utagukwiye gucika intege uvuga se ngo ngiye ko nkuze ibi bintu birandeba, ibi bintu ni iby'abatoya si ibyanjye. Mukecuru nawe musaza, ibi bintu birakureba, ibintu ni ibyawe. So reba kuntu uri kundeba ibikisi, ni ukuvuga ngo uko niko bikwiye kugenda, uko niko kuri gushoboka. Kabiri, bachelor degree. Niba ufite bachelor degree, amanota yawe uba ufite good score. Waba ufite noneho hejuru ya bachelor, masters ubu uri excellent, ubu ufite amanota ari hejuru, niko ya manota agenda yiyongera. Noneho waba ufite iyo bita IELTS equivalent CRB, nibura ufite nka bond 7, guhera kuri bond 7 above kugeza 9 uba ufite high score. Niba ufite experience y'imyaka guhera ku myaka 3 kuzamuka ufite good score. Niba uri single applicant ukeneye addition, iyo ufite umusponsor biba byiza cyane kuko haba haje addition sponsor factor not applicable. Noneho icyo gihe rero nibwo amanota agenda yiyongera. Rero mu rwego rwo kongera amanota ugomba kuimprovinga your IELTS cyangwa CRS result, cyangwa ukiga igifaransa TEF Canada cyangwa TSF, cyangwa ukaba ufite masters high qualification, uri high qualification rwose. Gain more skilled work experience, obtaining professional means. Noneho ibyo byose biboostinga your scores, bizabyongera amanota yawe. Nukuvuga rero document or types of document zikenerwa muri inuza muri application, ikenerwa valid passport, education credential, assessment ACI, language test result, employment letter, CV, police clearance, medical exam, birth certificate, marriage certificate, proof of settlements found, ndetse na digital photo. Wakwibaza ngo muri Samutec ni iki tugufasha? Iki tugufasha rero tugufasha gukora eligibility assessment, kureba kuko niba ukwiriye. Kabiri, tukagufasha gucalculating amanota. Dushobora kugufasha gucalculating amanota utari wanabona zira language certificate. Ikindi tubasha gushaka national occupation, kureba akazi ufitingana nako muri Canada mu byo kagendanye n'ibyo wize. Ikindi tugufasha creating icyo bita express entry profile no kwitunganya neza. None tukaguha ubujyanama bw'uburyo ushobora gukoresha equivalence yawe
diplome yawe kuri standard ya Canada, tukagufasha uburyo ushobora kubona IELTS cyangwa TSF, tukurifaringa mu mashuri, tukakuriyanta mu mashuri ashobora kugufasha kuba wabona iyi IELTS, kuko yo ntabwo twege tuyitanga, ntabwo tuyigisha, ahubwo twigisha TSF na TEF, ariko tuba tuzi ahantu dushobora kukurangira hashobora dero. Kabiri, professional means option nayo turayikurebera, none tukagufasha ku applyinga no ku reviewinga document after invitation, nyuma yo kubona invitation. So rero muri ubwo buryo ni ukuvuga rero amanota kenshi bakunda gukoreraho aba ari amanota 600. Ni ukuvuga ngo icyo bita human capital facts aba ari 600, noneho na addition factor nayo akaba ari 600. Ni ukuvuga total maximum CLR score ni 1200. Mu 1200 rero bagenda babibara muri buriya buryo. Ni ukuvuga ko imyaka, ni ukuvuga ko human capital factor maximum aba ari 600. Ni ukuvuga ko imyaka ufite ibi iri ku manota 110. Ni ukuvuga kuva ku myaka 20 kugeza muri 29 ubu ufite aya manota 110. Yo ubu ngewe amaze kuva ndi muri 90, kandi mu mwaka washije nayo mfite 110. Nuko abantu bagenda batakaza amanota makeya. Ya ni ukuvuga noneho education, ubwo ntangiye kubakorera calculation, fate nawe ikaramu ugendewe amanota. Education ifite amanota 110, 150 plutôt. Ni ukuvuga niba ufite high school uri munsi 150, niba ufite 1 year diploma uri munsi ya 150, niba ufite 2 year diploma uri munsi 150, bachelor 150 afite, niba ufite nuza masters na PhD 150 yawe arafunze. Noneho first language English and French ufite amanota 136. Ni ukuvuga ko noneho ko ntabwo ndi bugende mbibabarira, ukizabikenera azaze kuri office bimufasha. Ni ukuvuga noneho Canadian work experience ufite amanota 80, muteranye kuri ya 600 reba bimaze kugera. Noneho kuri response and low pattern factor, ni ukuvuga niba uri mariye ufite 40, ubwo niba ufite umugore ya 40 yawe nayiwe uhita ugira amanota 80. Education ufite amanota 10, language amanota 10. Aya ngaya ariko ntabwo ari yandi yawe, nayo kumufasha wawe. Canadian work experience ufite amanota 10. Aho wakwibaza ati ko se twumva saa muducanze, noneho nari nangiye kubibara neza nkaba noneho ntayo mu gishanga. Nubikenera uzaze kuri office tuzagufasha. Noneho ukuvuga addition factor rero, muri addition factor ukuvuga ari yose wayabonye 600, noneho addition factor nayo ni ukuvuga yabara. Ni ukuvuga professional means ufite naho babye tujye kubara kuri 60. Ni ukuvuga ko uburyo uvuga ururimi, uburyo niba ufite wenda warize secondaire muri Canada cyangwa ufite umuvandimwe utuye muri Canada, byo bifite amanota 15. Ni ukuvuga ko rero mu by'ukuri ibyo nibyo bintu bagenderaho, ibyo nibyo bintu ushobora bagenderaho ahanini umuntu yapplyinga Canada Express Entry kandi ukabasha kuba wagira amanota meza. So rero nicyo giye kugira ngo wowe ushaka ku applyinga muri Samtech muri Express Entry, kugira ngo tube twabasha kugufasha gukora application. Rero mu by'ukuri nuko nguko ibintu bimeze. Abantu rero ntago bashaka ibintu bibagora, ntibashaka ibintu bibavuna. Ubwo rero mu by'ukuri biragoranye kuba inzozi zawe zagerwaho. Niyo mpamvu ubona abantu bagenda, iki kinonge nyisubiremo, uzakomeza kubona abantu bagenda imyaka n'imyaka wibaza ngo bagenda bate, bagira ute. Uriya muntu aba yarafashe umwanya agaplaninga utuntu twiwe atuje, akadukora yitonze, ku munota
wanyuma bigacamo akigendera mu mahoro. Uwo muntu rero kumutera stress mubwira ngo mbwira ngo wanyuze he ngo byagenze bite, ntafite umwanya wo kugusobanurira izo details zose, ntafite umwanya wo kugusobanurira details. Ntuzagira icyo akubwira, azakubwira igice, akubwira ati ngo yewe ngo nagize gutya ngo kubw'amahirwe mbona birakunze. Niyo mpamvu rero ubona abantu benshi bagenda badakuba, ariko ukibaza bacahe ubundi abantu bimeze bite? Abantu baragenda, kandi natwe ntago dugipostinga abantu ngo runaka aragiye, kubera abantu ibintu by'amashyari, ibintu by'iki. Hari umuntu utakubwira ati njye nshaka ibintu byanjye be privacy, nshaka kumpostinga, narakwishyuye, ntago wabinkoreye ku buntu. Uwo muntu wamugenza ute? Bisigaye binatugora rero mu by'ukuri mu kubona testimony cyangwa kubona ubuhamya, kuko umuntu akubwiye gutyo wabigenza ute? Kandi kuko ari mukuri, kumufasha kumukora application yarakwishyuye, ntago wabimukoreye ku buntu. Rero kujya kumudarapa kuri YouTube ngo nukugira ngo ukurura abakiriya, arakubwira ati no, niya nabikwemereye amara kugera nyuma y'iminsi ngahe akakubwira ati ndashaka kusiba kira kiganiro. Hari abantu bo kwa mwene wacu bo kwa data wacu ntashaka ko bazabona bino bintu cyangwa bamenye ngaho nagiye. Rero mu by'ukuri tubaye mu buzima buri privacy, bigusaba kugira ubuzima bwawe prive. So rero niyo mpamvu sometime abenshi mukunda guhura n'izo challenge zo kubura proof zifatika cyane, ariko si ukuvuga ko abantu batagenda. Banza urebe mu bantu mwakoranaga aho ngaho ni ku bitaro, wowe muganga, ni bangahe bamaze kugenda. Banza urebe muri office, muri leta mukorana, ni bangahe bamaze kugenda. Kandi abenshi bagenda muri ubwo buryo, bamara kugerayo nibwo bandika letere gusezera ku kazi. Cyumenye ubwenge wakintu. Murakoze rero muri Samutech nuko nguko twifuje kubaha consultation y'uyu munsi, kandi tubashimira ko mwabanye natwe, mukomeje kubana natwe. Icyambere tugusaba no gukora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo urusheho kujya ubona updates nyinshi tushyizeho. Ikindi tubabwira ko ibintu by'ibanga by'ubwiru uko abantu bajya hanze dukunda kubivugira mu bukerarugendo, mu trip tuba twateguye, ariko abantu ntago baba bashaka kuyitabira. So kwitabira ama trip yacu hari kuvumbura gake kwibanga y'ukuntu abantu bagenda n'uburyo abantu babonamo amaviza. So rero turabatumiye rero ku itariki 30 z'uku kwezi kwa 8 dufite trip muri Volcano muri pariki y'Ibirunga. Ntuzabure, nzaba mpari, nawe uzahaboneke. Tumira inshuti yawe uzi mukunda kwishimana, utagira ikintu kinga, uzayitumire, uzabuhari nayo muzabe muri kumwe. Kuko gukora ubukerarugendo kumwe n'umuntu inshuti yawe, umuntu mukundana, umuntu wa muntu utaguha amahoro, wa muntu ushobora gutuma wa muntu ushobora kuba seriye mu gihe adahari, uwo rero we ukeneye kumutumira kugira ngo akubuze amahoro muri trip. Turabashimiye rero, mwarakoze guhitamo Samutech.